aba bandize kumureba ngo bamushangira ha muhanda ari kujwera cyumwe atacigamba nuko kumwirukangiza mu kirinike bitu bukarema kafa sankisha benita asanga musikaza bakweta beri agati y'umuhanda ari kujerana enye mutayi wanje byabagena ari gutaha akumweta kwa umweta tiza turebana turundi turakwecubara atamangwa gutiza turundo muri muno bakweta katungu musanga hitugarike nyuma muronda Muntogwe tumureta clinic twamusyaho muntogwe yafa bakagwe ishankisha tenesti batera nguramo twayebuza yitwa tuza kukaho twasanga umushaba mutenere umuntu batene ni kabraza wanje kuzibaza wasankisha tuziciro bantera ngo kwata piki nkavuga piki yanjye nkashuma mutahoni nikaye nkashanga Mushya yafiye nuko kwirukanga kaza polisi nkipotinga musha kuba mutira abaturani bagira ngo bwinaza ubukanyiro mu cyanga cyabo kandi nabashaba bebembezo kubahwira ari gafatinda ate nabo bamteroro ahura bampisa bamteroro bamuteba ASP Rosemary Nandahura or OCCID yashaba abaturo kureka kutwara amateko mu ngaro twatandise tubase korachi kufuna abina zabo umutumye tuzagutwara mu mochare kubucebera then abanyabuzare njamara haha tuzakwatandisa tugende turebe doctor bacebera umutumbi yo then bagarure bagusike Gashakwa Juliet Charsima.